mwami tuguhaye icyubahiro twibutse imirimo itangaje wakoze mu mwaka ushize none utwemere kwinjira mu mwaka mushya ku ino tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2018 tuguhaye icyubahiro tugushimiye ineza yawe tugushimiye uburyo waturinze tugushimiye uburyo ikiganza cyawe cyagemenye natwe uhabwa icyubahiro fatanyije n'umuvandimwe kwibuka iyo mirimo yose kugira ngo tuguhishime mitima yacu yuzuyishime. Thank you Lord, thank you for your protection, thank you Lord for your mercy, thank you for the provision, thank you Lord for each and everything that happened to our lives. Hari ibyo twabonaga bigoye urabidutambutsa, hari ibyo twabonaga mwami nta gisubizo ubibonera igisubizo, warahabaye mwami. Dufashe umwanya tukwereka 2018 twinjiyemo kugira ngo uyu mwaka uzagendane natwe, buri ntambwe yose uzabane natwe, uzayobora ibitekerezo byacu mwami, uzayobora ibitekerezo bya mwene data mu byemezo azafata, uzabe mu ruhande rwe mwami, uzaproviding kuri needs zose tuzagira mu izina rya Yesu Kristo. Muvandimwe napfukama gutakira uzamwumva uri mu ijuru, mesheje umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muvandimwe dukuri umurikiye mu isengesho mu izina rya Yesu, mesheje umugisha umuryango we, mesheje umugisha imirimo y'ibyo akora, reka ukuboko kwe kwiza kuzabe mu ruhande rwe. Urakoze ko 2018 uzabanamo natwe, urakoze kuzaturwaniraho bizabikomeye, urakoze kuzaturengera, urakoze kuzatumugisha icyuwe n'amashimwe y'ibyaha mu izina rya Yesu.